twakwita nk'ibyishimo byavutsemo amarira ubwo kuri stade Amahoro umuvundo w'abantu benshi cyane bari kwinjira ku gahato, abantu babiri baje kubikomerekeramo ndetse bahasiga n'ubuzima. Ni kuri stade Amahoro i Remera. Buri ntara zose zigize igihugu cy'u Rwanda zari zakorakoranye zije kureba ino stade. Icyo twakwita kuyita gusa abaturutse mu ntara cyangwa abaturutse mu ngo uko bakaje bava mu rugo siko basubiyeyo, kuko bamwe basubiye bakoreye ibiguma, bamwe bafite ibipfuko, abavunitse amaguru, abavunitse amaboko bitewe n'ubwinshi bw'abantu bari bahari. Benshi mu baturage bari bitabiriwe ibi birori bari bafite amatsiko yo kureba stade, imiterere yayo n'ubwiza bwayo. Benshi si ukuvuga ko bari bagiye kureba APR na Rayon, reka da, bifuzaga kumva impumuro yo muri iki kibuga. Gusa abantu benshi bakomeretse cyane, abakubiswe ndetse n'abavunaguritse. Ninkubwira ko ibitaro byuzuye ntiwabyemera, kereka usuye ibitaro ukirebera. Bamwe mu bashinzwe umutekano byagezeho birabacanga birabayobera, kuko abaturage bari benshi cyane, bari benshi sinabona uko mbivuga. Porotaye bari batangijeho kugira ngo abantu batinjira uko biboneye, bazishwanyaguje zose zavunaguritse ku rwego ruri hejuru. Nubwo umutekano wari mwinshi kandi waba bawukajije, ntibyabujije abahungu b'insorensore b'ingorokoro kwinjira, kuko abahungu bari benshi n'abagore bari benshi. Mu kwinjira mu muvundo mwinshi cyane kandi uteye ubwoba, uwagwaga hasi ntibitaga ko yaguye hasi, kuko bahitaga bamukandagira bakamunyukagura, ndetse ntiwamenyaga ko ari hasi kereka kumubona wenda bose bamaze kwinjira. Abantu batunguwe no kubona abantu benshi bagera nko muri 15 bose bari hasi bari gutaka, abandi baviriranye, abandi bavunaguritse. Gusa mu gutaha iki kibuga cyangwa se kukifungura ku munsi wa mbere, ariko bitani nyirizina, hari harimo ibyamamare bitandukanye. Bamwite Always, ugashiraho Juno Kizigenza n'uwo bita Rocky Kizigenza, ndetse na Bruce Melody, ugashiraho n'umuhungu bita Chris Easy n'abandi basitari batandukanye bamwe rwego rwo hejuru b'abahanzi nyarwanda, Bagiti, Savimbi. Yewe bafashe umwanya wo kwinjiza abantu bari VIP, abandi batishyuye batabonye amatike. Nibo bateje akavuyo k'indengakamere. Gusa abashinzwe umutekano bashatse kubakumira, ntako batagize, ariko byabaye impfabusa, kubera ko buri wese yari afite inyota yo kwinjira kandi yari afite imbaraga. Abari imyumbati, abari ibijumba, abarariye amaboyiro, bose bari baraye bikwije bavuga ngo turinjira. Benshi muri aba bantu binjiraga, cyakubwira ko hari harimo n'abantu bari hayi bisomeye ku gatama. Ntacyo wazumbwira ngomba kwinjira muri stade, bivuge ngo niyo wabakumira ku ijana ntabwo byakundaga. Abashinzwe umutekano bakimara kubona ko bikomeye, abantu bariye amavubi, abantu basaze, barabaretse barinjira, kuko nawe ushobora kwitambika ukabigwamo. Aribwo bamwe batangiye kurira porotaye, bandi bundira inzugi. Ahantu hose hasa nk'aho ari hagufi, abantu barahuriye. Buri wese muri aba wese yari afite amatsiko yo kumenya imbere ukuntu ngo hameze, cyangwa se kwicara kuri iriya ntebe yo ku mwanya wa mbere. Murabizi ko kwinjira bigendera kuri nomero, bakakubwira aho uri bwicare. Muri uyu muvundo ibyo ntabwo byigize bikora, kubera ko uwinjiraga wese nyuma yicaraga aho yabonaga, pfa kuba yagezemo imbere, kandi byari bikomeye cyane. Ushobora kwibaza ko kwinjira byari umuvundo, mu gutaha ho byari bimeze gute? Mu gutaha ho byari amahoro, kubera ko buri wese yari yaramaje gutuza. Bakimara kwinjira, umutekano noneho wahise ukazwa cyane, kubera ko babonye mu kwinjira uko byagenze, ibintu birahinduka. Nta
namwe murabizi igihugu cyacu kigira umutekano uri hejuru cyane. Bakimara ko umuvundo wabaye ari mwinshi cyane, bahise bakaza umutekano kubwo buri wese yasohokaga ameze neza yemye, mu gusohokaho nta muntu wigeze akomereka. Bakimara kugera hanze ya stade habaye icyo bita akarasisi, urwamo rwinshi, ingoma nyinshi, firimbi nyinshi, kubera ko bari bamaze kubona ko stade amahoro ari amahoro koko. Gusa muri aba nta muntu wigeze ahezwa n'umwe, buri wese yarinjiye kereka wari wavunaguritse baba barabashije kujyana kwa muganga. Gusa muri aba bose babikomerekeyemo bamwe bamaze koroherwa, iminsi iri imbere batangiye imirimo yabo. Nyaboneka abavandimwe mbagira inama, niba uzi ko ukunda ikirori ariko ukaba uzi ko kirimo umuvundo nk'uriya, urave mu rugo wariye wujuje imyuka umeze neza. Kugenda utariye ubizi neza ko ugiye mu mbaga z'abantu nka bariya bazagusunika kandi uzahakomerekera. Gusa ugomba kuva mu rugo uriye, unyweye, buri kimwe cyose wujuje, ufite imbaraga zikomeye cyane kubwo azajya bagukoraho ugahagarara. Kugenda rero uvuga ngo urarira stade, ibyo ngibyo byibagirwe. Inshuti yanjye, niba ari ubwa mbere ugeze kuri ino channel yanjye, kuri YouTube channel yanjye, making sure wakoze subscribe, share, comment, wibuke no gukandira ku nzogera. Inshuti yanjye, gukanda ku nzogera biba bikenewe kuko iyo ukanze ku nzogera bituma indi nkuru yose nsohoye ikugeraho ku gihe. Niba utarakanze ku nzogera ongera uyikande. Inshuti zanjye, ndimo ndagutegura filime ikomeye cyane, mu by'ukuri ntabwo ari iyo guhubukirwa. Niyo mpamvu mba mbibabwira mbere, umunsi muzatangira kubona amashusho yiganjemo filime cyangwa icyo ari cyo cyose, ntibizabatungure kuko ndi guhitamo n'umunsi ugize icyumweru cyazagisohokeraho kugira ngo mbahisho ndetse muri ku byishimo byanyu. Naje kumenya ko munkunda, nanjye ngomba kubaha ibyo mukunda. Igitangaje, abantu bari biteze ko kuba ari bwabona umukino mwiza wa APR na Rayon ukomeye cyane uri mu rwego rwo hejuru, siko byagenze kuko umukino ngo wagenze nabi. Bamwe batashe bababaye cyane kubera ko bari bazi ko harabonekamo ibitego, bakabona ngo wa mukino wihuta cyane bitewe ko ari n'ubwa mbere ngo bari batashe iyi stade. Bari bazi ko buri muntu wese arakina neza, ariko siko byagenze. Yewe baje kugwa miswi, APR Rayon baje kugwa miswi, batahari 0-0. Abantu barababara kuko bari bazi ko hari ikipe iravamo yemeje indi ku munsi wa mbere, bikazanirwa mu mateka mu gitabo, ndetse ngo hakaboneka n'umukino umwe wateramo igitego nyine gakandikwa mu gitabo kari watsinze igitego kimeze cyiza cyane, ndetse ku munsi wo kwifungura cyangwa se wo kugerageza n'ibikinikaho. Gusa nubwo abantu bamwe baba abandi bakishima, ibinyobwa byari byuzuye, amabrand akomeye cyane yari yamenye kurya, kunywa, buri kimwe cyose ngo cyari gihari kubera ko bari biteguye. Nubwo bimeze nkaho bitari bya official, muzi itariki nyakuka izamurikirwaho neza, none amabrand akayigaragaza, ndetse ngo bivugwa ko abantu bazanywera ubuntu. Ndetse aho niba agapeti kaguraga 600 cyangwa 1000, akagura 1000 ngo kazagura 6, urumva ko ibintu bizaba bimeze neza. Yewe amakampani akomeye cyane, abafite utubari bamwe bakomeye batangiye kumurika cyangwa se kwaka amasoko. Yemwe ninkubwira ko ngo ni ikibanza cy'imbere haba hari n'ikibanza na kimwe gisigayemo, naba nkubeshye. Abanyokizo abazajya botsa, abantu bazajya bakora utubari dufite utubyiniro, abazajya bagira show zitandukanye, ibyo byose biri gutanga ubu. Niba uzi ko rero utegereje ngo ku munsi wa nyuma nibwo uzajya kwaka isoko, wahiye. Bikore vuba, umaking sure niba neza isuku riba rihari, kuko sinakwizera nabwo ni mu mwanya wabo hari, kuko ibintu byose byamaje kujya muri murongo. Igisigaye no kugaragaza ibikorwa, ubundi tukajya tujya kurya show. Yo siko nanjye nazahabura. Yo biri hanze wanyu arabakunda. Stade nini cyane ku rwego mutazi. Yewe no kubona abantu bayuzuza bizajya bigorana kuyuzuza, ahari bizajya bisaba nk'igikorwa gikomeye cyane. Yo niteze kuzabona umuhanzi uzuzuza ino stade, kereka nazana n'abafana be akongeraho n'abandi akanabagura, kuko niyo haza Diamond manzi stade utayuzuza
ko ni nini cyane mu rwego ruri hejuru, ukigeramo imbere ubundi nibwo ubibona neza. Nshuti yanjye, nkomeza kugushimira uwo twabanye turangizanyije iyi nkuru. Imana ikumere umugisha. Making sure niba wakoze subscribe neza bakaze kunzogera, kandi niba utakaze subscribe cyangwa utakaze kunzogera, kandi iki nicyo gihe ushigikire biri hanze. Jya wabagezagaho inkuru banyitabire hanze kabiri. Imana ibamere umugisha, ndabakunda cyane.